biriya bintu bya sex birimo byinjiza gatubutse ari nayo mpamvu abenshi barimo babijyamo seka tugitangira kugeza dusoje ntago ndi muri aho ngiye mfite urukundo tu uwo nzakunda azaryoherwa cyangwa se unkunda araryoherwa. Yes, turongeye turabasuje abantu bakurikira Grace 23 TV ikora online. Murabona ko turi ahantu hamwe gusa twagiye kureba umuntu ugiye kutusobanurira ibiri kuhabera ndetse ari n'amakuru menshi agiye kutubwira agiye atandukanye. Ndabibutsa yuko rero ngiye banyita Asumani Nyanza abandi ngiye ukorera kuri Grace 23 TV ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye dufatanya igikorwa cyo kuba twakora aka kazi kenshi kandi katugoye. Tutaratangira rero nago twagenda tutamamarije umuvandimwe wadutumye. Hari umugabo bamwita Amza ukorera mu isoko ry'akarere ka Nyanza, ucuruza ibintu bijyanye n'ibyangwe ku bantu. Murabona ukuntu umusore yambaye afite abantu bari kumwitaho muri iyi minsi kugira ngo ibintu bigende neza. Umusore rero bita Amza akorera mu karere ka Nyanza, agaba akorera mu isoko ryako rikuru. Iyo umukeneye umuhamagara kuri 0788 44 12 41 karindwi cyangwa se 078 n'ubundi 44 12 41 karindwi. Uyu musore rero mureba kuri background cyangwa se kuri screen za amatelefoni yanyu, ku bantu bakurikira Grace 23 TV, uyu musore afite amateka maremare, afite ibintu byinshi agiye kubasangiza aribo basobanurire bigiye bitandukanye kandi byiza mutazabona abantu rimwe na rimwe barafashe agace cyangwa se igihugu mukagira ngo suko barabivukanye. Ni ibintu baba barakoreye bakihiringa bagakora cyane kugira ngo ibintu bigende bizamuka abantu babiyumvemo bagende banabaha akazi kagiye gatandukanye. Nkuko mumubona rero aratangira atwebwira. Salama boss. Salama cyane. Meze neza umuntu? Ewana tumeze fresh cyane kabisa. Urakomeye? Ndaho ndakomeye ndashima Allah. Amazina tuzi ngo bakwita Mihigo JMV. Yes, niko bimeze. Amazina yanjye nuko na mazina niswe n'ababyeyi nitwa Mihigo JMV, ariko nabongeyeho izina Nyanza ntacyo biba bitwaye. JMV ni muntu ki? Mihigo JMV ndacyari umusore, ubwo birumvikana neza ndacyari ingarago. Abakobwa bari hanze hari bari bibaza. Barabyumva neza cyane abantu turi mu kigero kimwe. Ndi umusore mfite imyaka 22 y'amavuko. Si ibyo nakubwira hora. Bijyanye n'amashuri, akazi mukora tutaravuga turi busobanurira abantu. Imyaka 20 kuba uri umunyeshuri cyangwa se urangije kwiga ukaba ufite izina nk'iryo ufite, urabihuza uti? Sorry gato waruvuze ku myaka ngo mfite imyaka 20 mfite 22. Hanyuma wambaje ikijyanye n'amashuri, ndacyari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ariko ndasoza uyu mwaka. Hanyuma akazi ko nkora na akazi k'itangazamakuru. Umunyeshuri itangazamakuru gusoza uyu mwaka urabihuza ute? Birumvikana bisaba kutaryama my friend. Bisaba kutaryama, turakora buri gihe nta gihe tujya tugira cyo kuruhuka. Ubwo birumvikana weekend turakora, mu mibyizi tugakora tukajya no ku ishuri, ntago biba byoroshye my friend. Urumwe muri rwa rubyiruko rumaze imyaka myinshi rwiga umwaka umwe kubera ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus. Mba naranarangije ariko nanjye ndi mu bantu bagizweho ingaruka zikomeye na covid. Narasibiye kandi ubundi gusibira muri secondaire aba ari amabara. Mihigo JMV abantu bakuzi benshi cyane bama makuru yawe bambwira ko wamamaye kubera guhamagara kuri radio. Nicyo kintu nahereyeho, ni nacyo kintu cyatumye menyekana, ndanabishima Imana kuko ari byo byatumye mbangeza ahanga namwe mukamwaza kunsura mukantunga mikoro zanyu nkagaragara kuri televiziyo zanyu. Guhamagara kuri radio ubona byarakubakiye izina cyane kugeza kuri urwego. Wabikoze nk'imyaka ingahe? Guhamagara kuri radio nabikoze imyaka 4. Izina ryo byaramfashije byahise bizamura izina ryanjye urwego rwari ruriho. Birumvikana narinzwi mu mudugudu gusa, arumva ndahamagara ku kagari baramenya, umurenge uramenya, akarere karamenya, utundi turere turamenya, intara ziramenya, igihugu cyose kitakimenya muri rusange. Igihugu cyose kirakumenya muri rusange. Ntago ari ukwikina, ntago navuga ngo igihugu cyose, ariko benshi baramenye wenda kubera ababasha kumva radio. Iyo umuntu ari gukurikira platform zawe ukoresha ibijyanye n'imbuga zawe nkoranyambaga, abona ko uri umuntu wubatse inkuta kandi izo nkuta zikaba zigeze ku rundi rwego, ndetse uyu munsi wa nonaha umuntu kugira ngo ube wamushyirira akantu ku rukuta rwawe agomba kukwishyura. Byatangiye kukubyarira umusaruro w'amafaranga.
ubona ibyo bintu byo guhamagara kuri radiyo byaba byaragize uruhare kubaka icyo kintu wakoze? cyane rwose, nacyo cyahamagariye abo bose baba bagenda batugana badusaba ko twasharinga ibikorwa byabo, cyangwa se tukaba twagaragara mu bikorwa byabo bimwe na bimwe, mu buryo bwo kwamamaza. Ubwo urumva rero byose mbikesha radiyo. Guhamagara radiyo. Mihigo JMV ni umunyamakuru kuri radiyo lokale. Gare ya Nyanza rwose barabizi, bashobora kujya kuri Facebook, kuri Instagram n'izindi platforms zigiye zitandukanye, bagasacinga radiyo Gare ya Nyanza, barabona ibikorwa byinshi twakoze, byinshi cyane kabisa. Na n'ubu ngubu kandi turacyakora, nta na gahunda dufite yo guhagarara. Yego. Ntago waba uteganya kuba wagira indi platform yaba irenze kuri iyo ngiyo kugira ngo yenda udakomeza kuba lokale gusa ugere no kuri rundi rwego rurenze, yenda wabone n'izo za megahertz cyangwa se za iriya mirongo ya FM uzajya uvugiraho abantu bakakumva batandukanye, mbese ukubaka ikintu bita audience? Nibyo ngibyo, niyo mishinga turimo cyane. Platform nyinshi zitandukanye turazifite, ahubwo ntago turakora ibikorwa binini cyane kugira ngo tubishyire kuri izo platform tubashe kumenyekana, ariko ntago turyamye, turimo turakora cyane mu buryo budasanzwe kugira ngo turebe ko twakomeza kugenda tuzamuka. Iyo turi kugenda tuganira, tugenda duhuza ubuzima rusange ndetse n'ibyo dukora, ukunda kugaragara mu bikorwa rusange bya leta. Kuba ugaragara mu bikorwa rusange bya leta, uri umunyeshuri, uri umunyamakuru, ntago byaba yenda bizadindiza iterambere ryawe ku giti cyawe? Leta nayo ni umubyeyi kandi tugomba kuyifasha. Urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu. Urumva nimba hari ibikorwa nkora byinshi tuganwa n'abantu benshi cyane, byanze bikunze n'igihugu ngomba kugifasha kugira ngo tugende tukizamura. Twifuza ko igihugu kigera kure, niyo mpamvu dukora cyane. Iyo tugeze kuri icyo kintu, impamvu nyikubajije kijyanye na leta ko ari umubyeyi, mpita ngaruka ku rubyiruko ubona runaniza ubuyobozi, butubahiriza amabwiriza ya leta. Rimwe na rimwe usanga urubyiruko ari rwo rwinshi ku muhanda, ruba ruri gukora ibintu bitandukanye no kwirinda iki cyorezo turimo cya coronavirus n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nk'abo bantu iyo bakujyanyemo bagira ihe nama? Turi gukora ubukangurambaga bwimbitse cyane muri iyi minsi. Turimo turajya kuri tere, tukahura n'urubyiruko runaka, tukaruganiriza, tukarwereka ko rufite amahirwe menshi yo kuba rwatera imbere narwo, bishoboka cyane kandi byoroshye, mu gihe bakuye amaboko mu mufuka bagakora, bakirinda n'ibiyobyabwenge n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Byanze bikunze urubyiruko rutera imbere. Turacyaganira. JMV mu rukundo ahagaze ati? Mu rukundo, iki kibazo ko nakunda kugisubiriza public ra. Bigaragara ko umukobwa ukunda ntago akwizeye. Wivuga ngo umukobwa nkunda, ahubwo ntago nkunda kubivugira public. Ubwo n'ubuzima y'abantu buri private cyane kabisa. Ko wasanga uwo mukobwa yikundira ko umutaka ahantu hose uherereye? Ko numva umukobwa wamuzanye si uramuzi? Uramuzi, ntacyo ntangaza kuri ibyo ngibyo. Ntago nta rukundo ubamo noneho. Urukundo tuba turufite, ariko ubuzima buri private ntago tubusora cyane. Kwamamara ko atari ikintu? Kwamamara si ikintu. Ko biba bisaba ko ibintu byose bivugwa? Ibintu byose biravugwa. Ubutaha uwo ni umukuru. Aba ni baba uri muri bya byamamare bifite abantu benshi bidashaka kuvuga umwe ngo bitaza kumutera amabuye? Ntago ndi muri abo, ngiye mfite urukundo tu. Uwo nzakunda azaryoherwa, cyangwa se unkunda araryoherwa. Indirimbo iri kubigukorera muri iyi minsi ni iyihe? Indirimbo muri ino minsi ndimo ndakunda Omalay. Godri niyo ndirimbo ndi kumva cyane muri iyi minsi. Turi kuganira noneho, nagize imana zo kuganira n'umuntu w'umunyamakuru umenyera ibintu bya showbiz na entertainment mu Rwanda. Gutandukana kwa Bruce Melody na Juno Kizigenza ndetse na Kenny Solo, urabona nta ngaruka bizagira kuri bariya bana? Birumvikana ingaruka ntago zabura. Mu gihe ubuze management, urumva hari ibintu byinshi bihita bipfa. Wenda nagaruka kuri Juno Kizigenza, yaravuye ku rwego rwo kuvuga ngo aracyari underground, cyangwa se ni umuhanzi ukishakisha. Juno Kizigenza afite izina rikomeye cyane, nta n'uwashidikanya ko atarirusha Kenny Solo. Ariko birumvikana Juno Kizigenza wenda bishobora kutazamugusha cyane, ariko nawe hari ikintu azahomba, kuko nimba abuze management yamurebereraga, urumva, kandi yakoraga no muri Rebikazi. Bruce Melody arakomeye pe.
rero nimba yarekuye Kenisol na Juno Kizigenza, birumvikana ingaruka nyinshi ndi kubona zizaza kuri Kenisol nta zina rikomeye yari afite, gusa turamuzi pe, ariko azwi cyane n'abakurikirana ibintu bya entertainment hafi aho ngaho. Urumva rero Kenisol bizamwafekta. Nyuma yo gutandukana nawe yari yasohoye indirimbo ayita Haso. Iyo ndirimbo mu masaha yari imaze hanze 11 ari maze kurebwa n'ibihumbi 20 kuri YouTube channel ya Kenisol. Nago iyo Haso iyo wumva amagambo arimo avuga yuko ngo amaniga yiwe cyangwa se inshuti ziwe zimutega amacupa nga yicaremo, nago yaba ari kuba acyurira yenda wari umukoresha we. Gusa iriya ndirimbo nayo ndimo ndeba ibitangazamakuru bitandukanye byanditse kuri kiriya kintu kiri kuvugwa ko Bruce Melody yabarekuye bari abasore. Uri kubona ko Kenisol message yashakaga gutanga ni ukuvuga ko nawe arakora kandi arashaka gukomeza gukora nyuma yo gutandukana na Bruce Melody, ari gushaka kwerekana ko ibikorwa bye biremereye akibifite. Rero abahanzi hari ukuntu bazimiza, nawe urabyumva muri no minsi, ako kantu ntiyabura kukashyiramo. Nubwo abuze management ariko byanze bikunze bura nawe hari ikintu cyaje ku mutima we kikamushengura, ariko bikaba byiza nyine iyo witiyemo akanyabugabo ukayereka abafana kugikora, kandi byose kubera Imana bashobora kuzabigeraho niba badacika intege. Hari ikiganiro cye naraye ndebye yakoreye kuri televiziyo imwe hano muri iki gihugu ikaze cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri YouTube, avuga yuko iyo ndirimbo ayituye yenda uwo mukoresha we Bruce Melody. Anavuga yuko atishimiraga uburyo yabagaho kugendana n'umuntu mu modoka ahenze akakwambika bishimishije, akagukora ibintu byose bigiye bitandukanye agusekera, ariko yenda adafite imbaraga ku buzima bwawe igihe cyose. Ntago byaba ari kwa kundi baba bashaka gutwika mu mvugo z'ubu ngubu kugira ngo yenda abe ari gutwikira indirimbo ye, ibinyamakuru bite bimutunga mikoro, ibindi bitunge mikoro Bruce Melody kugira ngo ya ndirimbo ye ikomeze izamuke cyane. Birumvikana mu by'ukuri uriya musore akeneye ko n'ibitangazamakuru byinshi bimugana kugira ngo avuge kuri icyo kintu cyabaye cyo gutandukana. Urumva rero ntago baganira ngo areke kwitashyiramo Haso. Urumva ndi kugenda nanjye mukurikira cyane muri iyi minsi, arimo aragenda avuga kuri ya ndirimbo ye nshya, byanze bikunze umubajije ku kijyanye no kuba yatandukanye na Bruce Melody, arabivuga akahita azanamo Haso, avuga ati message ndimo ndayitanga kandi abashaka kumva byinshi mwumva iriya ndirimbo. Ubwo rero nimba ugiye kuri platform runaka ukahita usura iyo ndirimbo, urumva rya amafaranga umuhungu. Impamvu turi bwibande cyane ku bintu bijyanye n'imyidagaduro, nyuma tukaza gusoreza yenda ku cyatumye tugusanga hano, ni ukubera yuko uba mu buzima bw'imyidagaduro, sibyo? Ikindi gikurikiyeho niki cyakorwa kugira ngo aka karere kave ku rwego karimo nako tukabone ku ruhando rw'utundi turere mu bijyanye n'imyidagaduro. Mu bijyanye n'imyidagaduro turacyari hasi, dufite abahanzi benshi cyane pe, n'ababiri ruzima, aba Pride barimo baragenda bitwara neza cyane, nabo barimo barerekana akazoza. France arya n'uwo mu Gakenyeri, uriya mukobwa nawe birimo neza cyane. Urumva rero dufite abahanzi bari kugenda baduserukira, ariko abo tuvuze ni bake, umubare mwinshi uri hano mu karere ndani, ariko mu by'ukuri barakubwira ngo barasitaragoringa, ibintu byo kubura management birimo birabagiraho ingaruka zikomeye, bagasanga rero nabo barakora indirimbo bakajya bayumvisha abajama muri quartier, noneho nta n'amakuru baba bafite y'uburyo bagomba gusharinga indirimbo zabo kugira ngo zigere no ku yandi ma radio station, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko mu by'ukuri baba bakubwira ko igihari cy'ikibazo ari ikijyanye n'amafaranga. Mu karere ka Nyanza harabura radio wenda ifite FM ku buryo yabasha kumvikana mu ntara zigeze nko muri 3 cyangwa ne yakumvikana mu gihugu, urumva byaba ari sawa cyane, byanabafasha. Urumva rero mu karere ka Nyanza nta radio dufite, nacyo ni ikindi kibazo, nubwo bushobozi bukenya ku bahanzi batandukanye. Aho si byaba ari bya bindi by'abahanzi bagafashe baturuka mu karere ka Nyanza baba egoiste bikunda kuruta barumuna babo. Birumvikana umuhanzi yamaje gutera intambwe, biragorana cyane kuzabona yasubiye inyuma ngo ajye kureba ahandi yavuye. Nabo ubuzima bwabo twagiye tubukurura dusanga nabo byari danje, ariko yamaje kugira hejuru ikibazo kiboneka nagaza ngo ashake babana nabo ngo abafashe kuzamuka. Ko inaha dufite impano nyinshi, ariko
ntago ikibazo ntago ziri kubona inzira zinyuramo kugira ngo zibashe kuzigeza ku bakunda umuziki muri rusange cyangwa se n'abategereje kureba izindi mpano. Ubwamamare bw'umugabo bita Nsengiyumva cyangwa se igisupusupu urabuzi, umuvuduko bwari bufite ndetse n'inkuru ziri trend muri aka kanya z'ukuntu yaba yarafashe umwana w'imyaka 13 akamutera inda, uyu munsi akaba atwite akaba afunze, sibyo? Ubwo bwamamare bwaba ari bwo bwatumye akora amahano cyangwa se ni yangeso itararabushyitse? Iyo nkuru nayo nari ndimo nyibona cyane muri iyi minsi, ndimo ndabyumva n'ahantu hagiye hatandukanye, ariko nimba urukiko rwemeje ko ari byo, iyo umwana hari atwite, kubera ko impamvu numva ko bishobora kugira izina rikomeye, uriya mubyeyi bita Marie Immaculée uhagarariye Transparency Rwanda yagiye kuri Twitter ye nawe yandika aravuga ngo na mbere n'indirimbo yaririmbaga nta ndangagaciro na kirazira zabagamo. ni ibintu bitoroshye bro, ni ibintu bitoroshye ariko uriya musaza koko nimba urukiko rwaremeje ko ari byo, urumva ni ikibazo cyane, ariko ntago twavuga ngo ni ukugendera ku bwamamare, ahubwo burya iyo umuntu afite ingeso iyo uyifite muragendana, waba icyamamare wasubira down, ingeso muba muri kumwe. Ego ubona ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bufatanyije n'imidugudu dore ko igihugu cyose cyubakitse guhera ku isibo kuzamuka kugera ku buyobozi bw'akarere n'intara muri rusange, ndakeka n'intara ikorera mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo yose, bakora iki kugira ngo akarere ka Nyanza kongere kajye ku ruhando mpuzamahanga? Dufite ibintu byinshi twakagendeyeho byadufashije kugira ngo akarere ka Nyanza yenda kazamuke. Dufite inzu ndangamurage, dufite sinzi ibigabiro runaka bigiye bihari mu karere ka Nyanza byafasha akarere ka Nyanza kuhora kari ku isonga nk'iki gihugu mu bijyanye no kuba kavugwaho. Harabura iki? N'ubuyobozi butabigiramo imbaraga kugira ngo yenda tubikore bigere ku rundi rwego, cyangwa hari izindi mbogamizi ziba zigihari? Ikibazo mbona mu kubura ibintu byo guhora mu itangazamakuru cyane turi mu bikorwa byiza. Yego akarere ka Nyanza tugira ibikorwa byiza byinshi, ariko ntago dusurwa cyane n'ibitangazamakuru. Urumva na cyo kibazo navuze cyo kubura radio na televiziyo ikorera mu karere ka Nyanza, n'andi mativa akora wenda kuri YouTube channel, ntago aragera ku rwego ruhambaye ku buryo buri wese yarukurikira akabasha kumenya ibikorerwa mu karere kacu. Ubwo rero urumva dukeneye ibintu byo kujya ku mbuga nkoranyambaga tukamenyekanisha ibikorwa byacu. Ibikorwa byo birahari, ndikumva n'iriya kipe yacu ishaka kugaruka, ikipe yacu nigaruka urumva bizahita bigenda neza. Ariko se ko n'ubundi bayisenyeye muri Reyo hari aho yagiye? Reyo iriya ni ikipe y'Imana rwose, ubwo nibayizana urumva hari akarere kacu kazongera kagarukeho mu itangazamakuru cyane. Twikomereze. Hari igikorwa twumvise cyane atumye tuza kubareba, igikorwa cyo gushaka impano z'abana bakina filime na komedi hano mu karere ka Nyanza. Icyo gikorwa turagira ngo ugisangize abanyarwanda bakurikira Grace 23 TV ndetse n'abana baba bafite izo mpano, kabone ko twebwe tubana nabo kenshi, nabo batangire kugaragaza impano zabo mu buryo buboroheye. Hari umuntu ufite impano ariko akavuga ati sunayigaragariza hehe, sibyo? Iki gikorwa ndashaka yenda ugisobanurira abantu bamenye icyo gikorwa icyo ari cyo. Hari ukuntu umuntu yumva itangaza ariko ntarisesengure cyangwa se ngarisobanurirwe yumve uko icyo gikorwa gikorwa. Icyo gikorwa cyo kirahari, dufite abafatanyabikorwa bagiye kudufasha kugira ngo noneho za mpano zibashe kugera aho bifuza ko zigera. Turifite abafatanyabikorwa nk'uko nari mbikubwiye, baranshatse barambye ati zana izo mpano tuba twumva muvuga zitari kugenda ziperforminga ngo igihugu kibibone, izo mpano tuzishyire hamwe, ubundi dushaka ibikorwa runaka tugenda dukora, ubundi tubafashe kugira ngo batere imbere. So muri ku bw'izo mpamvu rero twagiye twegeranya urubyiruko, nirwo turi gushaka cyane, tumaze kugira umubare utari muto cyane w'abanyempano batandukanye. Ubwizo mpano ni ugukina filimi ndetse na komedi, umubare wo turawufite. Hano turi barahabona ni ku kagari ka Rwesero, ariko dukora kuri Olympique cyane, buriya niho ibikorwa byacu bikorerwa. Turimo turagenda dushaka impano tukazegeranya, mu minsi mike turatangira kwa uploadinga filime runaka tugiye gutangira gukina. Izina ryacu mu minsi mike naryo turaribabwira, ariko turimo turakora, turazamura impano z'abantu, turimo turazamura impano
nyinshi cyane z'urubyiruko. Niyo gahunda. twizere iki ku buryo yenda ibyo bintu bizaramba atari ibintu bizakorwa igihe gito bigahita bisenyuka? Dufite gahunda, mwizere ko dufite abafatanyabikorwa, dufite urubyiruko rufite ubushake ndetse n'ubushobozi. Ngira ngo mu kanya muze kudusura murareba n'ibikorwa twatangiye kugenda dukora. Dufite imbaraga zikomeye cyane kandi dufite n'abantu baturi inyuma barimo baradupushinga. Mufite ubushobozi buhagije. Wasanga yenda ari mwe mugiye kuba iryo tara nyine tukarizamukiraho mukatumurikira ibintu bikagenda neza rwose. Cyane pe tugiye kubereka ibintu bikomeye. Tugera ku musozo rero, umugabo bita JMV Mihigo kurikirwa n'abantu benshi ku mbuga zawe, njya nkukurikira kwitegereza, hatagira ngo abantu bashobora kuba babibona yenda ndi kubivuga bakagira ngo ni kwa kugira gutaka umuntu, sibyo? Ariko urakurikirwa bo. Merci cyane. Ariko nawe urabizi. Ndabibona ariko ntago ari cyane. Ntago aho nshaka bigera birahagera. Yego. Tukiganira na JMV rero tunavuganira umuntu wamuremeye wamuhaye amafaranga, bamwita ngo Albert Fashion. Albert Fashion. Niwe uri kunyambika muri iyi minsi. Nanjye reka mwamamarize kabisa. Albert Fashion by'umwihariko njye nuko yanyambitse nk'umuntu ugomba kumwamamariza, ariko yambika abakobwa guhera hasi kugera hejuru arakwambika. Ubwo abantu bashaka ama blues, ama high waist, ama jeans, amakora, byose kabisa, n'inkweto zigiye zitandukanye ku bakobwa bifuza kuberwa pe bakaberwa. Basure Albert barebe ibikorwa afite, ari kwambika abantu kabisa. Kandi wambaye neza, agaragara neza. Izo filime rero mugiye gukina ejo bundi, ikigo cy'igihugu gishinzwe sinema mu Rwanda cyatangaje ko hari ibyo bisaba kugira ngo umuntu abe yakinisha filime. Bagendera kuri filime ziri kuri uploaded ku mbuga nkoranyambaga bita ngo ni ibishego ukuntu, sibyo? Yenda mwarazibonye, harimo izo bita za animateur, hari izo bita ngo ibishego high school, hari izo bita aho usanga ubuzima bw'ibanga ku mukobwa butakiri ibanga. Abana bo bari gukina filime b'abakobwa bari gufata bwa buzima twita ibanga bakabushyira ku karubanda, ndetse mwebwe byazabagiraho ingaruka? Twebwe ntago ari ibyo tugiye gukora. Turimo turashaka gutanga message ku baturage. Turimo turakora ku bintu bizagirira akamaro abaturage cyane. Abenshi bari kuvuga ko biriya bintu bya sex birimo byinjiza gatubutse, ari nayo mpamvu abenshi barimo babijyamo, ariko twebwe turi outside y'ibyo bintu. Ariko natwe turimo turakora ibintu biryoheye amaso, kuko abashobora kutureba baseka tugitangira kugeza dusoje. Turimo tugana ku musozo rero, ugira ubutumwa ugenera abazakurikira cyangwa se bakurikiye kino kiganiro turi gukora kuri Grace 23 TV, ndetse unashishikariza urwo rubyiruko rutaramenya mu makuru kugira ngo rwitabire, ndetse unababwira uko bizaba bimeze mu myaka iri imbere. Birumvikana neza, nibakomeza bagakurikira ino televiziyo turiho aka kanya, bazagenda bamenya amakuru. Namwe ndimo ndabasura cyane, nkabona muri kugenda muzamura abanyempano, buriya mba nabishimye cyane. Hanyuma bakomeze bagende bakurikira amakuru, ndakeka bazaryoherwa. Hanyuma urubyiruko rufite impano rutuye mu karere kacu ka Nyanza, turakira urwo mu karere ka Nyanza kuko birumvikana dufite iminsi dukorera repetition. Birumvikana ntago waba utuye mu karere ka Huye cyangwa n'akandi karere ngo kugira mu karere ka Nyanza bikorohere. By'umwihariko abantu batuye muri uyu mujyi babasha kugeramo wa Nyanza, turimo turabakira. Nta mpano n'imwe turi gusubiza inyuma, n'abandi bafite izo kuririmba dufite uburyo tuzabaranja nyuma, ariko tukabanza tukababona tukavuga ati dufite timu nini ifite impano runaka. Ndagushimiye rero umuhungu. Nanjye ndabashimiye, mwakoze cyane. Murakoze cyane. Cyari ikiganiro twari turi kujyana n'umusore wacu, umwihirinzi bikomeye, umuntu wakoze akazi gatandukanye kandi gakomeye kugira ngo abageze kuri urwego. Turimo rero tubasezeraho cyangwa se tumuha kujya muri gahunda ze zindi zigiye zitandukanye. Mwumvise ibyo yababwiye. Abantu mwese mwitabira mushaka kuza muri izo gahunda bari gutegurira urubyiruko, kuko numvise ko ari rwo bari kwitsaho cyane kuruta yenda abantu bakuze. Ngo yanatangije ijambo rikomeye avuga ko urubyiruko ari izo mbaraga z'igihugu, ari na mpamvu ashaka kuba bafakorana n'urubyiruko cyane kuruta abantu bakuze, mu rwego rwo kugira ngo bigere ku rundi rwego. Turabashimiye rero, turabakunda cyane.
mukomeze mukande subscribe munadukurikira cyane kuri YouTube channel yacu Grace 23 TV twabakundaga cyane yari Asman Grace Nyanza